oya ntari reka nze okay sanga ahubwo ngubwo shaje ubasere man ubasere aho umbwira amasaho bishakira tuze kuza kubikoraho sawa Abase nawe gihe cyose ku matelefone ushaka akazi ka boyfriend zakica mwana ushaka akazi ka boyfriend zakica wari nkawe wabikora Yerekana na boyfriend nawe none se boss uguhemba boss uguhemtanya wangu ugerekana na boss uguhemba aha nivugiraga mbabarira murwa nawe ufunza do ngira ara kushantana nawe bimeze bite shaka igihe ariko mba ndi kugakurikirana aka utegezo mfite tuvuga urugero subemo 150 ku kwezi subemo amafaranga menshi ubona amatipe ega mba nakoze sawa none se tuvuga urugero amafaranga yawe bayakubye kabiri wabyitwaramo umva nkubwire bayakubye kabiri n'inkweto najya mbanza nkazihanagura umva icyayi se bura nabona umwanya wo kugiteka cyangwa dushakamo umugore turasame se simbisha ku kwezi wadushaka umugore aya nabanza najya nkoresha bibiraka ntabwo nahita baradukorera abagore bibiraka akareka yagera abagore bibiraka ukora ataha nyine ukora ataha ya mugore uko utaha na umugore naba nitonze nakumvishije rero aguseka mubaze akadiri mfite rero rengaho nayo mafaranga yandi karengaho nyine amafaranga yandi winjira ko dupange cya Olivier byarakinaniye nakibige dupange cyambwira ngo ntako kisongera kuri kusumba nako ikiko nakibige ngo dupange cyangwa ati ngo wapi umva rero mwana rero nk'ibikisi by'ingeje banisha byo kandi ndiruzi iki z'amafaranga yunguka ngiye ibyo nibyo mba nshaka buri gihe Netse ubugurugero ngenda gukubira kabiri yego ngenda gukubira kabiri diru ya mbere ko narabimeze uri kumva kintu gutuma utuntu udupapuro n'udupapuro ubwo nitungahe turi utuma nkubira ayo mafaranga inshuro ebyiri mwana udupapuro two rimwe kabiri ari tubana dutatu ari tubana dutatu ubwo ni hari bwiyongere handi se umva wowe ryitano ngere ku amafaranga wayimbwaga ngiye kurenza yindi ryitano byayo yongere handi nangerega nza ntwara nice uziko natangura makamodoka wana cyane nese susakora amezi nkangaye mezi nk'atandatu nanjye nkajya nakoze isambusa gutya cyane uko ngo uvuga ati bite ibyo ndi gushaka ukamubwira urabona ni urugero ngiye nakantu tugiye gukora sibyo ngomba ko nagutumye ipapuro tungaye tubiri cyangwa dutatu udupapuro dutatu rero n'utuye ndashaka udupapuro twanditse ngo RDB Rwanda Development Board none utwo dupapuro badutanga badutangira ubuntu Birengire bayara amapine byaba byamaze gusaza. Yivuga tugatega. Se buriya twatega hano hanga koko. Ikuri ahantu utagera n'iminota na 20. Sawa nyine. Cyarashize mu cyangwa mu rugunu. Ariko ndakeka Ariko se. Ukasi. Ukurikije aho duturutse. Utwizere ibyo uri kuvuga. Utujyanyeyo koko. ese kubera iki utari kwizera ibintu nababwiye se ubundi sinzi n'impamvu we wakomeje kubishidikanyaho Lucas nawe ntabwo wizera ibintu nakubwiye ko ari ukuri ibintu byose iyo byagiye mu mafaranga birapfirega ubu ntangiye kuba Toma kabisa Toma niwe merabonye nanjye nuko nanjye ndemera mbibonye niri noneho tumara impungenge subiza umutima mu nda ni hafi aho ngaho dore kandi twabigeze n'ubu ngubu wabona guhindutse ni ikiri imbere tubona iki ngiki kiri imbere let's go ndetse mbanze mbitekerezeho ibi bintu duhura na Clarissa
turabitangira dute kubera ko se Clarisse aranzi kandi nawe arakuzi nyine turabikora dute niba ntabwo ari bahari kubera iki oya cyembagezayo mukomange mwinjire njye ntago najyayo kuzi nagera none se kubera iki se tutinjira ni bya bindi nakubwiye nyine ngo ntago byizewe ibyo uri gukora ariko ubanze ukomange tumubone wenda nitumara kumubona ubone kugenda mama bure nyine none se ubwo amafaranga baguhaye ntushobora kuncika ni gute umbwira ngo urakomanga ugende dusanze adahari se ufite nimero nakora yifite abadaho urahaze dada urushye ibintu nta kibazo ko nagutera ni wanya ayo mafaranga wayaruka cyangwa icyo nturi inkoko katugende Lucas ufite kwizera ibyo ndi kukubwira urabizi ko aya makuru nayaguhaye nkubwira ngo sinyeneye ko bamenye ko ari njye wayaguhaye ngenda kugezayo mukomange mwinjire icyo nzi nuko ndaba nabagejeje kwa Clarisse ibyo ntibihagije dada urabyumva gute basi sorry niba ari uko gahunda zimeze niba ariko mwabivuganye ko batagomba kumenya ko ari wowe I'm sorry Aho tugende ndagezeyo kimbere twamugana kimbere ngiye kuvuga nabi wagiye wikaruma koko wikarumye nawe yo kwa Clarisse turahera ku kintu tubona tugiye kugenda tumubwire ko njye ndamubwira ko nagarutse n'ahangaha ko umuntu twakoranaga mwe ko naza nkara ko ibyo yasize akoze bigihari none se turiyerekana ko tuje kumureba cyangwa turijijisha bimere nk'impanuka turamubwira ko ana mbabincana bwa mbere igihe nkimubona ndisetse muhobeye Clarisse uraho sinari ngo utese kandi tutaje kumureba Nese ko uri kugucanga nayo niko uri kuncanga tugira inama nawe wahawe amafaranga anyway kimwamaye amafaranga nahabagejeje nimukomanye ibindi tubyishakiye ibindi mu byishakira cyambe nuko naberetse mu rugo kwa Clarisse sinaryimana ariko harya kampani yacu zitwa ngo iki Lucas Enterprises ayo mafaranga yanyishyuye mu mutwe numva nanasinze pe Lucas Enterprises rero Lucas Enterprises bisobanuye rero dushaka nshakira ibyangombwa by'iriya kampani ibyangombwa by'iriya kampani wabyiba wakora iki w'ibyangombwa ukabibona ukabinzanira none se reka nkabaza ibibazo byawe uri kumbwira ngo nzabibonera ubuntu none utangiye kumbwira ngo ibyangombwa bitandukanye n'utwo ntabwo biri muri twa tundi dutatu muri utwo dutatu nyine ibyangombwa ndi gushaka izo mpapuro 3 nese kuri kumbwira ngo nzabibonera ubuntu nyine uzabibonera ubuntu wowe icyo ugiye gukora sinumva kujya gusa wagiye ukura harya mu rugo urahazi mu rugo ibyo byo mu rugo tubireke oya kandi ndi kurangira mu rugo urahazi kujya nkumenyesha ugomba gukura iki gukura ibyo byangombwa noneho rero reka nkubwire wimpa location neza ariko ndumva hazazamo n'amafaranga ya misiyo reka nkubaze ibihumbi 150 kuri bibone 150 n'ibindi bigiye kure nko bya 300 buri bibone ngiye no kujya nkabwira bofre ati buriya shaka
Shyaka mu bantu mbere bakora neza. Shyaka buriya niwe muntu wa mbere tuziranye uri gukora akazi dore ibiraka ari kugenda azana ibiraka byinshi. Barabizi ko ashimishwa n'ubusa boss. Tuki wa muzamwe nta kibazo tumushyire kuri 300. Abana bizi ko bahembwa 100. Sibyo? None se urumva wowe iyo gahunda iri kuyumva utahubwo. Okay, ngaho rero mbwira tugiye kumurugura hasi sibyo? Kuwa gatanu sister ntago abahari. Sibyo? Abagiye gusenga no musiramu buriye. Yego. Urabona na bofre ntago abahari. Sibyo? Urabisika bari ku shanti ya kenshi. Mwino misoro nakari kuza ku shanti cyane, sibyo? Inzu yacu ntago ibifunze. Yego se. Basi bitonyumva. Okay. Zagerageza uburyo nzi tazagira iki itazafungwa. Suko byuma se nobyo. Ndumva bitangiye. Umukobwa akora bita Ange nzamushuka nge musohokane. Uri kumva? Wowe saro yacu iri kurebana n'umuryango wo mu cyumba cyo kwande kwa Lucas. Birarebana neza. We no kwinjira no kuza ukinjira nta kintu kigomba kukuvuna mwana. No kuza ukinjira amara kwinjira kugira iki nkareba ibyo ngenda ukajya mu tubati mu kabati ko hasi ugakurura kugira iki nkarebamo ko du staff kose kugira iki ukatuzana. Icyo gihe ntago bazagira ngo ni ngewe sibyo? Abana b'umutafari bari kumamagara. Icyo gihe ntago uzagira ngo niki ni ngewe sibyo? Iyo diro urayijya mu kirango urayijyamo. Wenda amahirwe sindiba cyane ngo iminsi 40 n'ingerereho. Akosora. Ntago igiba 30. Umuntu avuze ngo iminsi 40 naba ari 40. Nese yari ibeshye ninjije. Ndashaka ngo bagufata. Ushobora no kufata nka bati okay waruje kunde ya project dufitanye se byabigenze gute nka bati nta matafari ni iki siko bimeze. Okay. Avance rero ni ryari sasa. Avance ugiye cyose ibingibyo. Fatuma tuvuganye ku indi project. Ibaza kuntu tubize cyuya. Tugize ubwo bagira ngo tugiye guhura n'umurenze. Ariko tugende tumubwize ukuri. Tuvuge gute wowe ko wasaze? Kuki ibintu byawe byose ugenda uko cagura ukubita ku ngingo? Tumusuhuze. Tumubwire ko tuje kumureba. Tumureba biki? Mubwize ukuri nababaza uburyo muhageze muramusobanurira ngo iki? Haryo yitwa nde? Yitwa Neri. Turavuga ko ari Neri. Muravuga ko ari nge? Harya ngo ntago byemewe. Yari yamisanya amati ntago nshaka. Nta kibazo ntago kuvuga. Ubwo turavuga ko tumusita. Reka nanjye vuga ngo dushake. Aha! Ngiyewe kubera ko tugiye kuza dukomanga ku bipango dushaka inzu kodeshwa. Ariko ubundi kare kose. Genda shaka inzu kodeshwa. Okay. Noneho byitwe ko tumuguye hejuru? Yego. Natanaza turarebuzwa ni akomanga no turarebuzwa ko yabaremo. Akintu. Akamemeze ko nkiriye konyine. Ndananywa. Ndakeka buriya hari ubundi bufasha bwanyu mu gikeneye. Okay, ningucyenda guhamagara. Dutere ibitugu. Nta kibazo. Gusa ntujye kure. Ntago ndajya kurinda abandi hano hafi. Dutere ibitugu. Sawa. Kuko ashobora gusohoka cyangwa se ukabona hingukiye n'ahandi hano yabona ari nge bikaba ibibazo. Nta kibazo dutere ibitugu. Bakomeza umanuke ntacyo. Ewe amanuka gihe nasubiraho tuvuye. Wabona hangahe se ducika twabura kararisa kaducika. Genda ubutegereje iri haruguru. Genda zamuka. Ariko se izi zira zose ni zimwe. Nanyura hariya hose nahingukira ahantu hamwe. Kanyura ushaka. Reka nyure hano nta kibazo ngi cyambere nimugira ikibazo mpamagare. Ihute turatangiye gukomanga ihute. Kaza ko. Ntujye kure mani. Nako woman. Siko mufite ubwoba. Kirabe kubita urugero abandi nkuri gukomanga. Ariko se ubu rero yahawe ntabwo ari ubona nahawe. Wahita umutera kabisa kwitamo. Yego tukamutera ko ntunguwe yo hari ndahita nitera. Ubwo ngubu nakamutera ari uko umaze kumumenya nawe amaze kumenya wenda basanga atananyibuka. Anashaka kuba adahari.
ibyago imbwa ziramwira. Dukora iki? Ntabwo nzi icyo dukora. Karaga kuko nikayatwaye buriya. Buriya nikayatwaye. Akara k'abakobwa nakizeye. Bimwe wavugaga ngo urakeka ko kabara kawe. Hipfu ntabwo twabyara umushushwa nkuriye. Ntabwo nigeze mbyiyumvamo. Nibyo nahoze nkubwira Karene. Nabyumve. Nabyumvishe. Avazara anje. Ese dukora ndi wa mugabo. Okay. Shida. Dukora iki? Tubisoze dute? Kadutegerereza. Kwiza ryari? Uzambera radukingurira. Dupfa kuba tuzi ko arimo hano. Kwamaze no hari amazu ahari. Akodeshwa. Aba atari we. Ikibazo. Nabyo turabyibarishwa tungari bitaye. Twamubaza noneho. Twahera he? Hari igihe ushobora kubariza ukiraburiza. Ndashaka kwicara. Reka nkubwire. Bakagafana turebe niba hari uwatugira kumanga nawe. Kose kandi none se ninjye nakumanze nabi noneho. None se ko nkumanga kurusha uko wakomangaga ndabikoze uzi ukuntu numvira. Nararezwe ntago narowe. Kagakobwa irengero ryaho turarikura. Ndabona imiryango ibiri irimo irafunze. Yego ko ntabwo uhari. Abatazakurya. Turangize dute tubisoze dute? Ubwo nyine ntayo tazahereza igikoma cyerekeye bwabo bidahari. Okay. Ubwo tuhabonye rero reka dukora iki ngiki turahabonye sibyo? Ahubwo reka tuhakora irondo. Iryo mwuga ndaryamaye. Okay. Nta kintu nyine tubutaye ariko nabwo warahabonye ubonye akanya ntari nagutuma ukaza ukareba ukibarishwa cyangwa nanjye tukazana gusa ariko njye ntabwo naza njyenyine dukurikire kari abakobwa. Nta nimero ziriho? Nimero zigira ziteze. Tugenda ari. Ariko ntabwo sinjya nyoba. Hano turahitabira. Hano tugiye kujya tubasura buri munsi ikaritsiye bayira. Umva rero sibyo? Urabizi ku itafari turigurisha. Si ubizi? Ndabizi. Kandi n'umugabo ashaka amatafari 5,000. 5,000? Nagomba dire nshaka kuguha rero ikibanza inahase usanga kujya mu byibanze. Amatafari 5,000 utarangije no kunzu turigurisha sibyo? Bosi tumwe kandi umuntu ushaka amatafari 2,000 3,000 ahubwo se wamubwira 1,500. Oya tugire 2 turi kwikubira cyane ngo turengere tugire 3,000 bibari ibyacu 3,000. Yego hako rero twumvikana ni njyewe uzakora akazi kenshi nijye ugomba no kuryaho menshi. Kuryaho menshi gute se? Ngiye kanje boss zabwira ati ngo bimeze bite ibintu biracamo amatafari bimeze bite ngiye nzajya mu kumvike mubwira iki wowe cyo ugomba kugira ku bakozi nakumusha ko twakoze amatafari 2,000 sibyo andi nibyo ngibyo kandi banabikora batipe bakumvira. Ibyo ntaribi shaka umva ngo ngenda kwizeye umva nakoranye n'umutipe wa Diru arabyica mane rero jurekana n'amadage icyo kintu tutacyumvikanye cyangwa tango tucyumvikanye. Umva man tuzanzana ibintu by'uburezi ariko se ntunzi jewe man niyo mpamvu nyine naguhamagaye ngo tubiganire. Jewe iyo niyemeje gukora ikintu impapuro zazima na company so dutapapuro dutatu wambwira tubiri ari gihe twaba tubiri ariko yego ntacyo byo ni bikure gucanye nshaka kamwe tubiri tukatuzana cyangwa dutatu kuko ira company hari umushaka gutanga amafaranga ashyushye menshi cyane. Okay nabyo zabimbwira ahubwo ikindi cyo nyine we nara amatafari bishyire ku murongo ubyaranje ukumva we nugiye ikibazo mana amafaranga se niki ngiye kujya ntwara oyo ugiye kujya utwara ugenda gutyo konti oyo humura hari sokwe kunyamatari ibanza by'amafaranga makeya yamva amagutu ugiye ikibanza nyamata hari umva nkubwire sha cyakoze
mwemereye inka Iyo diri twe tuyemeje. iyo diru nirangira shanzaguye Tubikoreho nta kibazo na kimwe dufite siko bimeze. mama Ange umva ibyo uri kumbwira njye ntabwo mbyitayeho ibyo byo kumbaza ngo niba narenge wabazanye ibyo si birakureba ibyo ngibyo byihorere nta mpamvu yo kubimbaza cyane si undi kuzi ko nakize iwawe ubundi uri kumbaza ibintu nk'ibyo ngo bigende bite kuba nyiyamye kuza iwawe ibyo by'abaje iwawe si uri kubimbaza ngo bigende bite none se kuba barahageze utekereje noneho ko ari nanjye wabazanye kuba nyisinjajwe ukambwira ngo ni njye wabazanye ngo ni njye wavuze ngo njye wagiye kuvuga ngo Ange ngo umwana wawe ngo bari kugusaba amafaranga noneho utangiye no gushaka kumpimbira kandi njye wabazanye ubona ko wamimbiye byinshi mva aho bigeze rero mbabarira none niba bahageze nyine uragira ngo bigende bite ako Clarisse nawe rwose ntabwo nzi ko umuntu mukuru nkawe uzanye ibintu by'imiteto nk'iyo ngiyo ese undi reka nkubaze ko nakwatse amafaranga mukanyiyemeraho n'umukobwa wawe n'undi noneho reka nkubwize ukuri sibyo reka nkubwize ukuri nushaka mumara amazinda pe ureke gukomeza umbaza uca hirya uri kumva reka nkubaze mwebwe mbere ntabwo nabwiye ngo mu mafaranga we n'umukobwa wawe mukanyiryaho none utangiye kubona bikomeye uri gutangira kumpamagara umbaza uburyo mbaza ariko njye nawe nabikubwiye ko nutama amafaranga nzagera kwa Lucas wumvaga se ngiye kwa Lucas nahatinya cyangwa se nabura uko ngerayo ariko we uzi ko unsekeje koko amafaranga ntawe se urayanga umva reka mubwire rero njyewe mbabarira mva aho bigeze rwose njye ntabwo nyiri inshuti yawe ibyo ngibyo uri kumbwira rwose reka winera n'umwanya rwose mbabarira ibyo ni ibibazo byanjye ntabwo bindeba umva reka nkubwize ukuri rero icyo ugomba kumenya cyo ibiri kukubaho njyewe ubu ngubu ntacyo ufite kumbazaho urabizi nyine inshuti yawe ibyo ngibyo ntibikureba ibyo ni ibyawe n'umukobwa wanjye nta kintu ukwiye kumbaza ubundi ndi guta umwanya mvugana nawe mu biki umva sawa njye nta kintu mfite cyo kuvugana nawe sawa genda reka banyiriyeho n'umukobwa we mbaka amafaranga banyita injarwa ariko ye sikari b'iki gihe bibonye ngo amafaranga hamasemo barayanga ko ntawe ndabona wayafashe ngo ayateda niyo abayanga abantu b'iki gihe barasetsa kuko ngo nkunda amafaranga uwayabonye akayareka n'indi